Meze neza. Imana ishimwe cyane. Ahimbaza. Tubasanze muri iyi karitsiye yanyu, murashima Imana. Yego. Hamwe n'abakunzi ba Irera TV1, dufite amatsiko yo kubamenya mu buryo bwimbitse. Mwatwibwira? Banyita Yego. Irakiza. Nitwa Irakiza Denise. Yego. Witwa Irakiza Denise. Yego. Wiga mu kangahe? Niga mu mwaka wa 5. Wiga mu mwaka wa 5. Yego, ni byiza cyane. Mu mwaka wa segonderi? Muri segonderi cyangwa abanza? Primaire. Yego, yego. Wenda nk'iyo muri ku ishuri, hari igihe kijya kigera mugahurira ahantu hamwe mugakora iteraniro? Yego. Okay. Iyo mukoze iteraniro, iyo habonetse umuntu ujya gusoma ijambo ry'Imana, akoresha iki? Akoresha ivanjiri. Akoresha ivanjiri. Ivanjiri bararisoma, sibyo? Barisoma mu kihe gitabo? Ivanjiri barisoma mu kihe gitabo? Bakoresha Bibiliya se? Bakoresha Bibiliya. Okay, bakoresha Bibiliya. Urakoze cyane. None iyo bakoresheje cya gitabo cya Bibiliya, iyo ucyumvishe wumva we Bibiliya ari iki? Njyewe numva Bibiliya rero, hari nyine basoma ivanjiri, basoma ibintu bitandukanye, basomera mu materaniro. Yego. Wumva iyo Bibiliya ari iki nyirizina? Wumva ari iki? Ni igitabo kirimo inyigisho nyinshi. Ni igitabo kirimo inyigisho nyinshi. Yego. Murakoze cyane kubw'icyo gisobanuro uduhaye. Ni igitabo kirimo inyigisho nyinshi zigiye zitandukanye. Okay. None ukumva kiba gifite uwuhe mumaro? Ukumva ko kiba gifitiye uwuhe mumaro? Ikintu kitumariye rero, yego, bituma tumenya ijambo ry'Imana. Yego. Nuko dukwiye kubana muri rusange na bagenzi bacu. Yego. Urakoze cyane. Urakoze, ugarutse ku mibanire y'abantu, uko icyo gitabo ngo gishobora kuba cyanakwigisha, unabishimangira yuko cyigisha imibanire y'abantu, sibyo? None icyo gihe imibanire y'abantu watangaho urugero ni iyihe? Yego. Imibanire watangaho urugero myiza ni iyihe? Gufasha nka mugenzi wawe. Kumufasha iki? Wenda atangwa nk'urugero. Wenda nimba mugenzi wawe, yego, atatse nk'ikaramu ukayimuha. Okay. Mu gihe uragira uti mugenzi wabaye akeneye ikaramu ukayimuha, ukaba wayimuha. Urakoze cyane. Urakoze. Urundi rugero wenda watanga rwo mu mibanire n'abandi bantu ni uruhe? Urundi rugero rero natanga, yego, hari igihe mugenzi wawe aba afite ikibazo cy'amafaranga ukayamuha. Yego. Urakoze cyane. Nk'uko n'ubundi bikomojeho muri Bibiliya, ibyo bigenda bibonekamo. Nk'iyo n'ubundi dusomye hariya muri Matayo, ibice 25 ku murongo wa 31, ugakomeza, hakwereka buryo ki Yesu Kristo yavuze ati abamfashije bagenzi babo ni njye babikoreraga, sibyo? Noneho n'abatarafashije bagenzi babo ni njyewe batabikoreye. Uwo ni Yesu Kristo wageraga gute? Wabivugaga. Urakoze rero kubw'icyo utubwiye, kw'icyo gisobanuro duhaye. Imana iguha umugisha mwinshi cyane, sibyo? Urakoze. Yego, urakoze. Ariko tunarebye n'ubundi hano muri Bibiliya, hakomeza hatwereka akamaro k'iki? Ka Bibiliya. Nk'uko nawe wari ubivuzeho uti yigisha imibanire n'abantu, icyo bagakwiriye gukora. Ariko niyo dusomye muri Yosuwa, muri icyo gitabo nyine cya Bibiliya, icyo gitabo cya Bibiliya n'ubundi twasanze yuko ari igitabo kirimo ibyo abakristo bizera, sibyo? Icyo gihe usanga icyo gitabo kirimo ibyo abakristo bizera, kandi kibumbatiye hamwe ibitabo n'inzandiko bivuga ku by'amateka
n'iby'uyu munsi n'iby'ejo hazaza, sibyo? Kandi bikaba byaranditswe n'abantu bagize gute batandukanye, sibyo? Kandi tugasanga Bibiliya irimo n'iby'Imana yagize gute yavuze. Yego rero igitabo cya Yosuwa niho turimo kubonamo n'iby'Imana yagize gute yavuze, turimo kureba umumaro w'iby'Imana, sibyo se? Nk'uko mu byanditswe byera cyangwa ibyanditse muri iyo Bibiliya, n'ubundi igitabo kimwe muri ibyo bya Bibiliya, sibyo? Muri Yosuwa havuga umumaro n'ubundi wa Bibiliya, sibyo? Rero turimo tuganira n'abakunzi ba Irera TV1 badukurikiye. Iyo usomye muri Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8 herekana umumaro wa Bibiliya, aricyo gitabo wari urimo gusobanuraho. Haranditswe ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Yego, urumva harimo kubonekamo umumaro wa Bibiliya, sibyo? Ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, herekana yuko ngo ibiri muri icyo gitabo cya Bibiliya cyangwa igitabo cya Bibiliya nanjye ndimo gusomamo aka kanya, ugomba kubihamisha akanwa kawe, ukabivuga ufite icyizere, wifitiye confidence yuko ari iby'ukuri, sibyo? Yuko ariho dusanga ukuri gufatika, sibyo? Kandi dusangamo n'ubundi n'iby'Imana yavuze yo nyirizina rubasha cyangwa ishobora byose. Rero niho turasanga ngo ahubwo ngo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Icyo gihe umuntu ugasabwa kubitekereza ku manywa na nijoro, nta gihe cy'ikiruhuko kigomba kuba kigize gute gihari, sibyo? Ngomba kubitekerezaho ku manywa na nijoro ngo abone uko akurikiza ibyanditswemo byose. Noneho namara gukurikiza ibyanditswemo byose, ngo niho azahirwa mu nzira ze zose. Nibwo azahirwa mu nzira ze, sibyo? Ngo nibwo azahirwa mu nzira ze. Rero niyo mpamvu ibi byanditswe iyo umeje ubitekerezaho ku manywa na nijoro ugira guhirwa. Uko guhirwa ntabwo ari uko uzabona amataje, sibyo? Ntabwo ari uko uzabona ibindi birenze, ahubwo ni uguhirwa by'ubwami bw'Imana, sibyo se? Yego, urakoze cyane ku byo utuganirije. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane, sibyo se? Rero turabwira nawe ukurikiye ikiganiro kuri Irera TV1 kino cyigisho, ukimara kwiga icyigisho nk'iki ngiki cy'ingenzi, ni ngombwa kugira ngo nawe utangire gushyira mu bikorwa ibyo maze kwiga ndetse no kubimenyesha abandi. Tukaba turi muri iki kiganiro muri kumwe n'ubwoko bw'Imana buterwa ishyaka no kwiga iby'Imana ndetse no gusobanukirwa iby'Imana Data wa twese adushakaho kugira ngo dukore ibikwiriye. Rero amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigumye bigwire muri mwebwe, mubiheshejwe no kumenya Imana Data wa twese na Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze cyane. Nawe urakoze. Yego, Imana iguhe